yuko bagiye kugusenya bakakugira amatongo nk'uko n'ubundi bari barakugize, ariko Uwiteka ngo ntabwo aribagirwa, ngo hari amaraso ngo y'inzirakarengane akitaka akirira Uwiteka yumva, ngo niyo mpamvu ngo ahagurutse kandi ntabwo azongera kukuriza ukundi, kandi ntabwo azongera kukubabaza ukundi, ngo yarakubabaje bihagije, ayiwe ngo yaragukomerekeje bihagije, ngo ariko ngo uyu munsi ngo Imana avugana nanjye, aravuga ngo kubera ko ngo wishyize hejuru, ngo kubera yuko ngo wiyemeje kumena amaraso y'inzirakarengane, ngo ariko wirengagiza yuko ngo Uwiteka abagutuye yabakuye mu hirya no hino mu migabane itandukanye, ngo akabakuzanamo ngo bakaguturamo, ngo none barahageze ngo birengagiza bene wabo, birengagiza ubukene bari bafite, birengagiza ibibazo bari barimo, ngo bararenzwe, ngo bamaze kurengwa inshuro ya kabiri nibwo igarutse, ngo ikikubwiye ko igarutse ngo igiye kugukokoraho aya mashami yose yarakuriho, ngo igiye kuyakokora ihereye kuba mwari mufatanyije bakomeye, bene abo bakomeye wita ngo ni inkingi zawe, abo bose irabakokoye ibamazeho ibigijeyo. Urabona uko usigaye ku igiti gisigaye uku nguku, iyi ngiyi Amerika niko igiye gusigara ihagaze mu rugamba rwayo yonyine, ngo Imana ngo inyuze muri icyo gihugu ngo ikuyeho icyizere cyose abantu bari bagufitiye, ko hasigaye ikindi giti nacyo, iki nacyo ndakivugaho, ni wowe Kongo, wowe Kisedeki. Imana irambwiye ngo wanze kumva ngo umena amaraso y'abenegihugu, ndetse ngo mbese ngo ibyabaye mu Rwanda mu gihe cya Jenoside ngo ntago byakwigishije, ku buryo warengera abaturage bawe, ngo n'ubu ngubu ngo Jenoside ngo iri gukorwa, ngo niyo mpamvu Uwiteka Imana ngo yarakubwiye ngo aguciye ku ngoma, ngo ariko noneho ngo aragarutse, ngo aranagukokoye nawe, ngo agukuyeho abo wari wishe. Reka tubasuze kandi twifurize amahoro y'Imana, twifurize umugisha w'Imana mwese mukunda ijambo ry'Imana. Reka twizeye ko muri amahoro rero kandi mumeze neza mu bice bitandukanye mugiye muhereremo by'isi, abaherereye ku mugabane wa Amerika, Aziya, Uburayi, Afurika, Australia, mwese reka twizere ko murindiwe mu buntu bw'Imana. Ndi kumwe na François turagusuje mu izina rya Yesu. Turakwikirije mu izina rya Yesu, kandi turabashuhuje Imana yo mu ijuru n'umugisha. Umeze neza? Tumeze neza, turashima Imana yo mu ijuru yaturinze, kandi n'uburwayi buri gukira. Imana ishime cyane. Reka tubwire abantu rero ngo iki ni igihe cyo kubohoka, abantu nibabohoke basengire ibyabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane kandi nawe Imana iguhe umugisha. Tunejejwe n'Imana mu mutima yuko turi kumwe nawe. Natwe tunezerewe Imana kuko yongeye kuduhuza, uko yongeye kuturarika. Oya, yararitse buri wese uri kutwumva, si wowe yararitse, wowe mu kameramani singe yararitse, ahubwo yararitse n'abari kutwumva, bari kudukurikira. Rero turabishimiye kandi tubihereye icyubahiro kuko igikwiriye. Amen. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro, tuyihaye icyubahiro kubw'imirimo idukoreye muri kano kanya. Tugiye kwinjira mu butumwa, ndabizi uri umuhanuzi w'Imana, uri umuvuga butumwa. Imana igiye gutuma hafi na kure. Uyu munsi uri kubwira ubutumwa abantu bahereye ku isi yose bakakumva, bagahinduka, bakamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, bakabohoka. Reka tugushimire kandi tuvuge ngo Imana ikomeze kukwagura mu izina rya Yesu. Imana nishimwe rwose, ndakeka ko niyo yibereye mu kazi,
niyo iri mu kazi, ntabwo ari njye ndi mu kazi, kuko niyo yampamagaye ni nayo igomba gukora. Rero niba yarampamagaye igomba no kunkoresha iby'ubutwari. Haleluya. Kandi ngomba gukora hakiri ku manywa, kuko imbere ntabwo tuhazi bushobora kwira. Rero tugomba gukora hakiri ku manywa, abakorera Imana by'ukuri. Yego, na Yesu yarabivuze ngo nkwiye gukora umurimo wantumye bikiri ku manywa, kuko n'igihe bugiye kwira, kandi iyo bwije burya uretse abantu bibeshya imirimo irahagarara. Iyo bwije buri kimwe cyose kirahagarara. Tujya bagerageza gukora amasaha 24, ariko tubikora kubera ko butarira. Hari ubundi bwire bujya buza ibintu byose bigahagarara, n'ubuzima bugahagarara. Rero niyo mpamvu tugomba gukora hakiri ku manywa butarira. Ariko ndakubwira wowe, ntabwo nzi igihe urimo, ushobora kuba uri mu kabwibwi, ushobora kuba uri mu gicuku cya nijoro, ushobora kuba uri mu nkoko, cyangwa se uri mu rukerera, cyangwa se ukaba ugeze mu gitondo. Ntabwo nzi igihe ugezemo, ariko ijambo rirambwira ngo dukore hakiri ku manywa. Haleluya. Ngo igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira, ababwira ati mwakoze neza mana yanjye, ntegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuriro, mana yanjye, ntegeka ubu ntuma mwami ubundi imbere yawe. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira, ababwira ati haleluya, mwakoze neza. Amen. Nimuze muruhuke, nimuze mufate ku bihembo, nimuze mwicare mu byicaro nabateguriye, kuko mwakoze neza. Hanyuma ntago muzongera kubabara ukundi, ntago muzongera kurira ukundi, kubera yuko mwakoze neza, mwakoze ibyo gukiranuka. Kandi igihe cy'isarura gishize, amen, abakozi bose. Kandi uwo munsi umwami Imana azabwira abakoze neza, azabwira ati nimuze mwebwe, kuko mwakoze ibyo gukiranuka. Amen. Mwicare iburyo bwanjye, mwicare iburyo bwanjye. Azafata intama zikure mu ihene, hanyuma intama zibwira ngo nimwicare iburyo bwanjye, hanyuma abwira n'ihene, abwira ati nimwicare ibumoso bwanjye. Amen. Hari ibimenyetso biranga ko umuntu agiye gutabarwa, nuko bubanza gucya. Kandi iyo bwakeye ukora ari ku manywa nyine, ntabwo ukora neza. Iyo umuntu akora ku manywa ntabwo ahuzagurika. Oya, iyo umuntu akora ku manywa nta makosa abamo, ahubwo uko ibyo akora babireba. Rero namwe, kubera ko umwami Imana yabahamagaye, kubera ko umwami Imana yahamagaye abakozi be ngo nimuze. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Sinzi impamvu ano magambo abaje, ariko n'ijambo ravuga ngo andika uti uhere none hahirwa abapfapfira mu mwami, umwuka nawe ati yego, umwuka ati yego, nibaruhukire mu mahoro. Ngo hahirwa abapfapfiriye mu mwami, umwuka nawe ngo yego, ngo nibaruhuke baruhukire mu mahoro, kuko imirimo yabo ariyo ibaherekeza. Ese ndakubaza wowe, uherekejwe n'iki? Uherekejwe n'imirimo yawe? Ni imirimo yawe iguherekeje? Witonde umenye neza ko imirimo yawe ariyo iguherekeje. Francis, Imana iguha umugisha. Tutaguruka ndabona bitangiye dushaka ko tuguruka. Bibaye ngombwa twaguruka, dupfa kuba turi mu butumwa bw'Imana. Dushobora kuba twemereye, tugomba kuba twemereye uwaduhamagaye ko dukora umurimo. Bibaye ngombwa twanaguruka. Umurimo uracyahari, kandi dufite Imana akamaro, turacyari gukora. Tuzagenda ejo bundi. Ibyo gukora biracyari. Oya, nta nubwo n'ejo bundi, ntabwo rero nta nubwo n'ejo bundi. Imana ku munsi mvuze ejo bundi ashobora gusanga imyaka 2000. Reka tugusabe usenga Imana, tugezeho message y'Imana ikari. Reka twisengere mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko watumye tugera hano
ku Ishimwe TV kugira ngo tuvuge imirimo n'ibitangaza byawe, tuvuge kugira neza kwawe. Oya, ntabwo ari twebwe ahubwo ni wowe, kuko wari ubizi neza ko uyu munsi tuzaba turi hano hantu, ndetse wari ubizi neza ko uyu munsi tuzahura na Nepo, wari uzi ko tuzahura n'uyu mukozi w'Imana turi kumwe, wari uzi neza ko tuzahura n'aba ngaba dukurikiye, hanyuma tukavuga ibyo kugira neza kwawe. Haleluya. Rero turabigushimiye kandi twongeye no kukwinginga ngo niwirure kubane natwe, niwirure kudushyigikire. Twebwe turi hano ku bwawe, ntabwo duhari ku bwacu. Niyo mpamvu tukwinginze ngo wivugire, ntaba ari twebwe ahubwo wivugire, kandi aba ari wowe wikorera imirimo n'ibitangaza. Ukora kuva ku burasirazuba ukagera mu burengero bwaryo, ukora kuva mu majyepfo ukagera mu majyaruguru, hose urahakora kandi uhakorera icyarimwe, kandi uhabera hose icyarimwe. Niyo mpamvu nkwinginze ngo utambuke mu iyi si, utambuke ibidatunganye ubitunganye, ibitameze neza ubigenze neza, ukure mu nzira ibitsitaza, ukure mu nzira imisozi, ukure mu nzira imikoko uyisibe, ukure mu nzira imigezi yigize akaraha kajyaye. Kandi ijambo rirambwira ngo Eliya ngo amaze kwinjira mu buvumo bwa Horebu, ngo umuyaga warahushye. Umuyaga tuwugereranya n'ibigeragezo mu iyi si, ngo urahuha mwinshi cyane, ngo uwo muyaga ngo ndetse ngo uritagura amabuye, ngo urahuha ibintu birangirika byinshi. Hanyuma ngo nyuma w'uwo muyaga ngo haza ngo igishyitsi kiratigisa, isi yose iratigita. Nyuma y'ibyo ngibyo ngo haza imirabyo n'inkuba birakubita, ngo birahindaga, ngo ariko ngo ntago wari uri muri byo. Ngo ibyo byose nubwo byabaye ntago wari uri muri byo. Ngo hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo ngo haza akayaga gatuje, ngo ako ngako ngo Eliya ngo amenya ko ariko ugiye kunyuramo. Ngo arasohoka ahagarara imbere y'umuryango w'ubuvumo. Hamina. Ngo ahagarara imbere y'umuryango w'ubuvumo, ngo hanyuma ngo mwako kayaga gatuje, ibyo byose byamaze guceceka, ibyo byose byamaze kwigirayo. Niyo mpamvu tukwinginze ngo nucecekeshe ibi biri kubomborekana nk'intambara, ibi biri kubomborekana nk'amagambo, ibi biri kubomborekana uko bimeze kose, bicecekeshe mu izina rya Yesu, bicecekeshe mu izina rya Yesu. Hanyuma twumva ihumure, twumva akayaga kawe, kuko niko ujemo, niko utambukamo. Hanyuma ngo Eliya ngo akumvise, ngo amenye neza ko ngo ugiye gutambuka aho hantu. Ngo arasohoka ahagarara ngo imbere y'umuryango w'ubuvumo, ngo muri uwo muryango mwaho kayaga ngo yumvamo ijwi rimuhamagara, ngo riramubaza ngo riti, ngo Eliya we, ngo urakora iki, ngo urakora iki aho ngaho? Nawe arakubwira ngo yagize ishyaka ry'umurimo w'Uwiteka, ngo hanyuma ngo yisha abahanuzi ba Bayali, ngo bose ngo yabatsembye, ngo ntiyasize n'umwe. Ngo ariko ngo barimo baramugenza ngo bamwica, ariko umwongera umurema agatima. Uramubwira ngo namanuka agenda yimike Elisa, ngo azabe umugaragu we. Umubwira n'undi agenda kwimika, umubwira n'abandi bagenda, ngo uzarokoka inkota yawe, ngo ntago azarokoka inkota zaba wimitse. Papa. Hanyuma Eliya abigenza uko nguko, ariko Uwiteka shimye ko wabaye mu ruhande rwacu, shimye ko wadushyigikiye. Kandi hakaba hari abandi bantu 7,000 batapfukamiye Bayali. Nubwo hari abayipfukamiye, ariko hari abandi batayipfukamiye. Abo ngabo rero nibo uhagurukije ngo bikorere, ngo bakore umurimo wawe hakiri ku manywa. Abo ngabo nibahaguruke kandi bakore butarira. Urakoze rero kubyumvise. Hanyuma ibiduhiga n'ubihige, ibiturwanya n'ubirwanye, n'ibidutera byose n'ubyirukane mu izina rya Yesu. Urakoze ukumvise gusenga kwacu, kandi ukomeze kugiye kubana natwe. Tubisabye twizeye kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Reka dutangire iri jambo cyangwa se ubutumwa. Ubutumwa burareba abanyarwanda, ubutumwa burareba isi yose, cyane cyane Afurika, ariko isi yose burayireba. Niyo mpamvu mbanje kukwinginga nkubwira ngo wowe wumva ikinyarwanda, wowe uri mu Burayi wumva ikinyarwanda, wowe uri muri Amerika wumva ikinyarwanda, wowe uri muri Afurika wumva ikinyarwanda, ushobora guhindura ubu butumwa mu rurimi buri muntu wese yumvamo. Ubikore, hanyuma urabudufashije kwamamaza, urabufashije kuvuga ubutumwa, kandi Imana yo mu ijuru izabiguhembera. Reka
ugiye kudusomera amagambo tugiye gusanga mu gitabo Abami ba kabiri 19. Abami ba kabiri 19. Urahera ku murongo waho wa 32 utugereze ku murongo waho wa 36. Abami ba kabiri 19. Yego. Duhere ku murongo wa 32 tugeze 36. Duhere ku murongo wa 32 haranditse ngo nicyo cyatumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Ashuri, ngo nicyo cyatumye Uwiteka Imana avuga iby'umwami wa Ashuri, ngo ntabwo azagera kuri uyu murwa, ngo ntabwo azagera k'uyu murwa, kandi ntazaharasa umwambi we, kandi uyu mwami wa Ashuri ntabwo azarasa umwambi we k'uyu murwa, haba no kuherekanira n'ingabo ye, habe no kuherekanira n'ingabo ze, kandi ntazaharunda ikirundo cyo kuririraho, kandi ntabwo azaharunda ikirundo cyo kuririraho. Inzira yamuzanye niyo izamusubizayo, inzira yamuzanye niyo izamusubizayo, ntabwo azagera kuri uyu murwa. Oya, Uwiteka arahiye ngo uyu mwami wa Ashuri ntabwo azagera k'uyu murwa. Niko Uwiteka avuze, niko Uwiteka avuze. nzarinda uyu murwa, nzarinda uyu murwa, nywukize ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi, nywukize ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi. maze mu ijoro ry'uwo munsi, marayika w'Uwiteka arasohoka, ngo mu ijoro ry'uwo munsi, uwo munsi Uwiteka yavuze, marayika w'Uwiteka arasohoka avuye mu ijuru, atera urugerero rw'Abashuri, atera urugerero rw'Abashuri, yica ingabo zabo agahumbi, yica ingabo zabo agahumbi, n'inzovu 8, n'inzovu 8, n'ibihumbi 5, n'ibihumbi 5. abantu babyutse kare mu gitondo, abantu babyutse kare mu gitondo, basanga ingabo zose ari imirambo, basanga ingabo zose ari imirambo. nuko Senekeribu umwami wa Ashuri arahava, nuko Senekeribu umwami wa Ashuri ahera ko mw'icyo gitondo arahava arahunga, asubirayo atura i Nineve, asubirayo hanyuma ajya gutura i Nineve. 36 hajya no tugera naho ngaho tugeze. Yego. Imana yo mu ijuru ndagira ngo unsubiriremo ku ahantu hatoya uhereye haravuga ngo ingabo agahumbi. Icyo kintu ndashaka kukivugaho kugira ngo abantu bumve ingabo agahumbi ndetse bumve n'inzovu uko umubare wazo, hanyuma bumve n'ingabo ibihumbi 5. Aho hantu hadusubiriremo. maze mu gitondo cy'uwo munsi, marayika w'Uwiteka arasohoka atera urugero rw'Abashuri, marayika w'Uwiteka arasohoka ava mu ijuru aramanuka araza atera urugerero rw'Abashuri, yica ingabo zabo agahumbi n'inzovu 8, yica ingabo zabo agahumba. Agahumbi ubundi agahumbi mu dusomye cyangwa mu byanditswe agahumbi ni ibihumbi 10, hanyuma inzovu 8 yugiye inzovu nazo zivuga ibihumbi 10 by'ingabo. Hanyuma rero izo ngabo zari ibihumbi 80 uko tubonye ingabo inzovu 8 zari ingabo ibihumbi 8 n'ibihumbi 5, hanyuma hari n'izindi ngabo zari ku bihumbi 80 ibihumbi 5. izo ngabo zari ibihumbi 85 nizo zari zigose uyu murwa. abantu babyutse kare mu gitondo basanga ingabo zose ari imirambo, abantu babyutse kare mu gitondo, amina, ngo basanga izo ngabo zose ngo zabaye imirambo, nta nimwe ikiri nzima. Nawe tekereza, ndashaka ko njye nawe turi bujye mu buryo bumwe, Imana idushyire mu buryo bumwe twumvishe kimwe, kuko izi ngabo zari nyinshi cyane. Yego. Izi ngabo cyari igitero gikomeye, ingabo ibihumbi 80. Ni benshi cyane, urumva ko zenda gusatira ingabo ibihumbi 100.
ingabo 85,000 ni abasirikari benshi cyane. Aho batera oya nta kintu na kimwe basiga baharimbuye, bahasiga n'ibyatsi bitakigaragara. Ngo ariko mu gitondo cyaka muwa mugoroba ngo marayika w'Uwiteka aramanuka. Amen. Ndashaka kukubwira ko nawe marayika w'Uwiteka arakumanukiye, aramanutse aje gutsemba izi ngabo mu gitondo. Oya si mu gitondo, aba ku manywa, aba nimugoroba, ushobora kumva inkuru ko izi ngabo zitakibarizwa zitakigose uwo murwa, zamaze kwigirayo, zamaze gutatana, zamaze guhunga. Niwe mbwira Rwanda, hari byinshi, hari ingabo nyinshi ziguhagurukiye, hari ibitero byinshi ngo bishaka kugera Kigali, ariko marayika w'Uwiteka ahagurutse izi saha, marayika w'Uwiteka ahagurutse aka kanya, ngo aramanutse, ngo aje gutsemba izo ngabo zose, aje kuzikuraho, nta n'imwe isigaye, zose zirashize, arazitsembye. Kuko Uwiteka hari umugamba gufiteho, kuko Uwiteka ari icyo yavuganye nawe, kuko Uwiteka niwe waguhamagaye, niwe waguhamagaye agukuraho wari uri, akuvanaho wari uri, agukura mu buhungiro, agukurayo gihera, agukuraho wari waraciriwe. Yewe Rwanda, araza gutereka mu murwa Kigali, araza arahagutereka, arakugabira ibyaha byose, arabiguha. None ngo Abashuri, umwami w'Ashuri ngo arahagurutse, ngo aje kukurwanya, ariko Uwiteka yarirahiriye, Uwiteka arongera abisubiyemo, arirahiriye, aratsembye, ararimbuye, izi ngabo arazirimbuye, ndetse nta n'imwe ingwe izongera kuhagaruka ukundi. Oya nta n'uzongera gushyira mu majwi ukundi, kubera yuko Uwiteka ari we uzikuyeho, kubera ko Uwiteka ari we ukurinze. Haleluya. Niwe mbwira Rwanda, izi ngabo nizari zikugose, izi ngabo nizari zikagurukiye kukurwanya, izi ngabo zari zagurukiye, ni ibitero bitandukanye, ni ibihugu bitandukanye byari byafashe imyanzuro, byari byafashe bicaye baricara yuko bagiye kugusenya, bakakugira amatongo nk'uko n'ubundi bari barakugize. Ariko Uwiteka ngo ntabwo aribagirwa, ngo hari amaraso ngo y'inzirakarengane akitaka, akirira Uwiteka yumva, ngo niyo mpamvu ngo ahagurutse, kandi ntabwo azongera kukuriza ukundi, kandi ntabwo azongera kukubabaza ukundi, ngo yarakubabaje bihagije, ayiwe ngo yaragukomerekeje bihagije, ngo ariko ngo uyu munsi ngo yakugarutseho, ngo niyo mpamvu yohereje marayika w'Uwiteka agatsemba izi ngabo. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, nawe kandi musomyi wadusomeye, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Imana yo mu ijuru niguha umugisha kubwo wadusomeye neza, kandi ukemera ko tugukoresha kugira ngo ubutumwa butambuke bugere kuba bugomba kugeraho. Hanyuma ndashaka ko tugira ikindi gikorwa dukora, hanyuma tukagira ibyo tuvuga ku byo Imana yadutumye tugomba kuvuga. Hanyuma hano murabona ko mfite igiti, iki giti ndakigereranya nk'igihugu cyitwa Amerika. Iki giti ni Amerika, niyo ihagaze, niyo imeze itya, niyo ngeranyije na kino giti. Ariko Uwiteka Imana avugana nanjye, aravuga ngo kubera ko ngo wishyize hejuru, ngo kubera yuko ngo wiyemeje kumena amaraso y'inzirakarengane, ngo ariko wirengagiza yuko ngo Uwiteka abagutuye bakuye mu hirya no hino mu migabane itandukanye, ngo akabakuzanamo, ngo bakaguturamo, ngo none barahageze, ngo birengagiza bene wabo, birengagiza ubukene bari bafite, birengagiza ibibazo bari barimo, ngo bararenzwe, ngo bamaze kurengwa, ngo bumva yuko Imana nta mbaraga igifite. Imana irambwira ngo mwige, ngo muherutse kubona ikimenyetso ngo
cy'umuriro ngo kiratwika ibikuba biracika ngo ariko ngo iragarutse. Igarutse inshuro ya kabiri, igarutse inshuro ya kabiri, inshuro ya kabiri nibwo igarutse. Ngo ikikubwiye ko igarutse ngo igiye kugukokoraho aya mashami yose yarakuriho, ngo igiye kuyakokora ihereye kuba mwari mufatanyije bakomeye, bene abo bakomeye wita ngo ni inkingi zawe, abo bose irabakokoye ibamazeho ibigijeyo. Urabona uko usigaye ku giti gisigaye uku nguku. Iyi ngiyi Amerika niko igiye gusigara ihagaze mu rugamba rwayo yonyine, ngo Imana ngo inyuze mu icyo gihugu ngo ikuyeho icyizere cyose abantu bari bagufitiye, ngo igikuyeho. Imaze kugikuraho ngo usigaye uhagaze uku nguku. Oya, nibi ngibi ntabwo bikiriho, umeze utya, ukumeze uku iki giti kimeze niko umeze, kubera ko wanze kumva ukanga kumvira Uwiteka, ngo wumva ko ngo nta Mana ibaho, ngo wumva ko wishoboye. Ndetse ngo ese niba wumva ushoboye, ngo ninde wowe wigeze urema umuntu n'umwe? Ngo mbese aho wagambiriye, aho wahereye umena amaraso y'abantu, umena amaraso y'inzirakarengane, urica ngo ugakiza, wowe wica abantu warabaremye, ugambanira abantu warabaremye, uhora ucira ibico byo kurimbura abantu we warabaremye, uhora ucira ibitwaro byo kurimbura abantu we warabaremye. Niko Imana yambwiye ngo nkubaze wowe Amerika, wowe n'abasirikari bawe, wowe n'abakomeye bawe mwumva ko mukomeye. Nuko Imana yambwiye ngo abantu muhora mugambiriye kwica ngo mwarabaremye. Imana irambwira ngo nkubaze ngo mbese ngo kumuriro waje ngo wakoze iki ngo uhagarike, ngo wakoze iki uhagarike? Ngo ntiwari uzi ko bitashoboka ko byagenda kuriya, ngo ariko kubera ko Uwimana yashatse kukwereka ko byose bishoboka, ngo niyo mpamvu yahanyuze, ngo hanyuma ngo icana uriya muriro, ngo ariko ngo nabwo ngo ntago wigeze wumva, ngo niyo mpamvu ije igukokweho aya mashami yose. Aya mashami ni ibihugu byari bikugaragiye, ni ibihugu byari bigushyigikiye, ni ibihugu wari waragize igikoresho cyawe. Ngo Imana iraje ngo ibigukokoyeho byose ibimazeho, kubera ko wanze kumva. Ariko irambwira ngo nimwihana mukayigarukira, nayo ngo izabagarukira. Ariko igihe cyose mutarihana, ngo Uwiteka Imana ngo ntabwo azababarira na rimwe. Ariko ngo ntazababarira na rimwe, nimwihane hanyuma niwe abababarire, nimumugarukire niwe abagarukire. Ubwo butunzi bwanyu ngo Uwiteka aje kubutesha agaciro, Uwiteka aje kubuhanaguraho, aje gukuraho ibyo bari bagushyikiye bose, aje kubakuraho. Hanyuma ndakomeza, murabona iki giti aho kigeze, dore nkivunnyemo kabiri. Iki ngiki ndakijugunye, kiragiye kijyanye n'ibyacyo, hanyuma hasigaye ikindi giti. Urabona ko hasigaye ikindi giti, nacyo iki nacyo ndakivugaho. Ni wowe Kongo, wowe Kisedeki. Imana irambwiye ngo wanze kumva, ngo umena amaraso y'abenegihugu, ndetse ngo mbese ngo ibyabaye mu Rwanda mu gihe cya Jenoside ngo ntago byakwigishije, ngo ntago byakwigishije ku buryo warengera abaturage bawe. Ngo n'ubu ngubu ngo Jenoside ngo iri gukorwa, ngo niyo mpamvu Uwiteka Imana ngo yarakubwiye ngo aguciye ku ngoma, ngo ariko noneho ngo aragarutse, ngo aranagukokoye nawe, ngo agukuyeho abo wari wishingikirije, ngo abakuyeho. Oya, aragukokoye, ndetse ngo ageze no mu bana, ageze mu nshuti, ageze mu bavumu bamuvukana, ageze kuri buri umwe mwese, ageze ku bihugu, ngo arakokoye amazeho. Ngo ugiye gusigara umeze nk'uko iki giti kimeze, niko ugiye gusigara umeze, kubera ko wanze kumva, kubera ko wanze kumvira, kubera yuko wamennye amaraso yabo wakagombye kurengera, wimitse
wimitse inda nini, wimika ubugome, wimika ubwicanyi. Niyo mpamvu Uwiteka agukokoyeho inshuti kugira ngo umenye ko ari we wo kwiringirwa nta wundi. Ariko ijambo ringarukaho ngo numugarukira Uwiteka ngo iki gihugu ntabwo azakigabiza abanzi bawe, ariko nutamugarukira ngo iki gihugu ngo arakigabiza abanzi bawe pe. Hanyuma ijambo rirambwira ngo mwebwe mwese, mwebwe abakongomani, ngo guhera ku itariki ya kabiri, iya gatatu, iya kane n'iya gatanu, ngo aho muri hose ku isi hose, ngo mufate amasengesho y'iminsi. Iyo minsi mvuze itariki ya kabiri, iya gatatu, iya kane n'iya gatanu, ubwo ni iminsi ine. Mukore amasengesho yo kwiriza mu minsi ine ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane. Muhere kuri 2, 3, 4, 5. Mwirize ubusa, hanyuma musengere igihugu cyanyu, mugisengere Imana imanuke yikorera imirimo n'ibitangaza. Imana kuko irahanyuze pe, kandi irakokoye koko. Hanyuma ijwi ndimo nsenga rero ringarukaho ngo namwe banyarwanda, ngo mutarinjira mu kwezi kwa kane, mukore amasengesho ku itariki ya 30. Banyarwanda mwese mukunda igihugu, abanyarwanda mwese mukunda u Rwanda, ngo aho muri hose mu Rwanda ari abari hanze, ngo nimwiyirize ubusa musengere ukwezi kwa kane. Ngo ibimenyetso murabifite, ngo iyo ibihe byegereje ngo amagambo arahaguruka, ngo abashinyaguzi barahaguruka, abatera ibikwasi barahaguruka, ngo abatera amacumu barahaguruka bakabinyuza mu magambo. Ngo ntimubizi se? Ngo rero ngo nimuhaguruke mu gusengere ukwezi kugiye kuza, musenge ku itariki 30 z'uku kwezi kwa gatatu. Hanyuma Imana yo mu ijuru ibashyigikire, kandi yo iba ariyo ibabera amaso, uko mwebwe ntago mwakwibera amaso. Imana irambwira ngo ntabwo nimuhumure, ntabwo izongera kubariza ukundi, ntabwo izongera kubabaza ukundi, oya nta kizongera nta ntwaro ibababaza yabaciriwe izabiturutse ku Uwiteka. Ngo nuzabigerageza wese ntabwo ariho bizabiturutseho, ngo ahubwo hagowe uzazana ibyo ngibyo. Hanyuma Imana irambwira ngo mwebwe mwifuza intambara, ngo nimusubize amerwe mu isaho, kuko Uwiteka Imana amanukiye kurengera igihugu, amanukiye kurengera abanyarwanda, amanukiye gukiza igihugu. Ngo niyo mpamvu marayika w'Uwiteka yamanutse atsemba izi ngabo zose zari zibagose. Hanyuma njyewe ngeze ku musozo w'ubutumwa bwanjye, nicyo nari mfite cyo kubabwira. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru nibiteho, nikomeze ibashyikire mu izina rya Yesu. Amen. François, Imana iguha umugisha ku butumwa bwiza kandi bukomeye utambukije. Ni ubutumwa bukomeye, buri wese reka mvuge ngo yicara, nkuko navuze ngo reka ngiye kwicara agatebe mwumve nitonze. Reka mvuge ngo buri wese n'ubundi no kubwumva nabwumve yitonze, ajye aho adasobanutse, adasobanukiwe, ajye asubira inyuma yongere yumve neza icyo Mwuka ari kubwira amatorero muri iyi minsi, icyo Mwuka ari kubwira bimwe mu bihugu muri ino minsi. Ibyo ugomba guhindura ubihindure, ibyo ugomba gukosora ubikosore. Icyo numvise nuko Yesu azavuga. François, turagushimiye. Yego murakoze. Imana iguha umugisha. Yego namwe Imana yo mu ijuru nibaha umugisha, kuko mwatwakiriye, kandi ikomeze ibashyikire, nibagure mu buryo butandukanye, ari ubw'umubiri ndetse n'ubw'umwuka, nikomeze kubagura. Amen. Reka tubwire abantu ko twiganye ku musozo, ariko umuntu utarakora subscribe nakore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Uyu ni umuryango w'abana b'Imana, umuryango w'abantu bajya mu ijuru. Nimba nta kindi wongeraho, uratanga nimero ya telefone usenga Imana. Nta bintu byinshi mfite byo kuvuga, ibyo nari mfite n'ibyo ngibyo, ariko icyo navuga nuko Imana yo mu ijuru iteguye kugirira neza umuntu wese uri butambutse ubutumwa akabuhindura mu rurimi abantu bumva. Imana yo mu ijuru iramugirira neza, Imana yo mu ijuru igambiriye kumuha umugisha, Imana yo mu ijuru igambiriye
kumugarukaho, hanyuma nawe kubera igikorwa arabakoze cyo kwamaza umurimo w'Imana, hari ibyo irahindura mu buzima bwe, hari ibyo irahindura mu buzima bwe. Ibyo yabonaga bimugoye birahita bitangira byorohe, ibyo yabonaga bimushikamiye birahita bitangira bimurekure. Rero reka rata twitangire nimero za telefoni, kandi tugusaba yuko wabana n'Ishimwe ry'Imana TV, hanyuma ugashayiringa ibiganiro byo ku Ishimwe ry'Imana, ukabishayiringa kugira ngo ukabiha buri muntu uwo ari wese ushobora kubiha, kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu bose. Rero nimero za telefoni ni 078 78 79 236. Iyo ni nomero ushobora kuduhamagaraho kuri WhatsApp. Iyi nimero ihamagarwaho kuri WhatsApp gusa, cyangwa ukayandikaho ukandika ubutumwa, tuhita butugeraho, turabusoma kandi bihita tugusubiza. Niyo duhamagaye turakwitaba nta kibazo, ukatugezaho icyifuzo cyawe tukagufasha uko tubishoboye tuyobowe n'umwuka w'Imana. Hanyuma ina nimero ushobora kuduhamagaraho bisanzwe uri mu gihugu nta WhatsApp ufite, iyo ngiyo ni 078 8 82 24 79 09. Rero aho waba uri hose waduhamagara ku izo nomero. Hanyuma dufite groupe dusengeramo yitwa abari mu rugendo rugana mu ijuru. Ni abari mu rugendo rugana mu ijuru. Paulo yahuguriye Timoteyo aramubwira ngo nta wakwishyira mu by'ubugingo ngo aba akinejeje uwamwandikiye ubusirikari bwe. Niyo ntego y'iyo groupe iri. Ayo magambo tuyasanga mu rwandiko Paulo rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho cya 2, niho tuyasanga. Urahera ku murongo wa mbere ugeze ku wa 5, ayo magambo niho uyasanga. Hanyuma ndakubwira ngo iyo groupe tuyibamo dusenga buri munsi, dusenga ku mugoroba saa 2, hanyuma no ku wa 5 dusenga amasengesho yo kwiriza, hanyuma na buri gitondo saa 9 za mu gitondo turasenga. Ushaka ko tugufasha ku giti cyawe tukagusengera, turagufasha tukagusengera. Ibitangaza birakoreka, indwara zirakira, abadayimoni barahunga mu izina rya Yesu, ariko bisaba kwizera. Hanyuma ushaka ko dusenga natwe muri groupe turagufasha tukagushyiramo, utwandikira kuri nimero WhatsApp tukagushyiramo nta kibazo. Upfa kuba ufite WhatsApp gusa, saa 2 tugasengana na saa 9 za mu gitondo tugasengana. Hanyuma no ku wa 5 duva dufite amasengesho yo kwiriza, dusengera isi yacu, dusengera Afurika yacu, dusengera igihugu cyacu. Hanyuma rero tubahaye karibu, kandi turari ngo tubafashe. We wifuza gukizwa ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, turagufasha. Wowe ushaka kwatura turagufasha. Wowe ushaka buri kimwe cyose kiryanye n'ijambo ry'Imana, nta handi wagisanga uretse aha ngaho. Rero we bikore, ubundi urebe kugira neza kw'Imana. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha, kandi nikomeze wishimire. Turagushimye mwami mwiza, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi n'urukundo rwawe, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko watugiriye neza, ukababanye natwe, ukabadushyikiye. Turakwinginze ngo ubwami bwawe nibuzeho muri twebwe, kandi niwamamare mu isi no mu ijuru. Hanyuma ibyo ushaka bikorwe mu isi uko bikorwa mu ijuru. Kandi turakwinginze ngo ushyigikire abantu bawe, abareba bumvise ubutumwa bwose, nubaha umugisha kandi nubashyigikire, kandi ubatere n'umwete wo kubukundisha abandi, kuko uri Imana igira neza, kuko uri Imana igira imbabazi, kuko uri Imana ikiri ku ngoma, kuko uri Imana yihagije. Oya nta batera nkungu ukeneye, oya nta n'ubundi bufasha ukeneye, wowe urihagije. Niyo mpamvu tukwinginze ngo nubibe iri jambo rikwire hose, kandi byomora imitima y'abantu, kandi ubwo babone kugira neza kwawe. Hanyuma urakoze, ibiduhiga nubihige, ibiturwanye nubirwanye, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye ko bikoze mu izina rya Yesu, amen.